nizere ko ukomeje kugubwa neza aho uri hose. Imana ikomeje kugenda mu mugambi wawe, ibyo wayisabye ko iri kugenda ibiguhereza, ndetse niba utaranabibona uraje ubibone, kuko nijya yica umugambi kabisa, ibihari igihe cyose. Hanyuma njye The Eros tugiye gukomeza kurebera hamwe amateka ya Israel Mbonyi. Ni igice cya kabiri tugiye kurebera hamwe. Ubushize mu gice cya mbere twari twarebye uburyo Israel Mbonyi yagiye kwiga gucuranga piano, ariko akora examen akaza gutsindwa akirukanwa mu iryo shuri iyo yari agiye kwigiramo. Nyuma yaho akaza gushyiramo imbaraga, ajya gukora icyo bita kuvumba, birangira anamenye piano. Twarebeye hamwe n'uburyo yaje gukora indirimbo ebyiri akumva birahagije, kuzumvisha biwabo n'inshuti ze akumva ni ibintu bihagije. Turebera hamwe n'uburyo yagiye mu Buhinde, ari naho twagarukiye, akaza kuba icyamamare atabizi ku ndirimbo ze ebyiri yari yakoze. Se mu Buhinde ko yari agiye kwiga, yabaye icyamamare ute kugera n'ubu ngubu aho abarirwa ku mwanya wa mbere muri muzika nyarwanda. Ari nawe muntu wakurikiranwe cyane kuri YouTube channel ndetse na za Spotify zose. Niwe muntu wakurikiranwe. Kandi subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze ubane na Birashoboka TV Rwanda, wumva uburyo na Israel Mbonyi byashobotse uyu munsi akaba ari ku rwego rwo hejuru. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi itekanye cyane. Ubundi mu gice cya mbere twabonye ko Mbonyi yari agiye kwiga, yagiye mu Buhinde azi gucuranga piano gusa nanone yabona abandi bacuranga bakoresheje gitari banaririmba, akabona ni byiza, akabona nibwo bari kuririmba neza. Nawe yumva ko agomba kubyiga, agomba kwiga gitari. Abona ko aribwo yaririmba neza, katajya imbere y'abantu afashe piano ko byamugora. Yatangiye kwigisha gitari akoresheje urubuga rwa YouTube channel rutajya ruburaho ibintu byose. Kuva icyo gihe anayigisha, yakomezaga kugenda anaririmba, none harushaho abinyujije muri fellowship yasengeragamo y'abanyarwanda babaga mu Buhinde, yitwaga Lord Light Fellowship. Baramukunze cyane, bakajya bamusaba noneho kujya aririmba buri cyumweru. Baramushyigikira cyane ku buryo 2013 yarushijeho araririmba, barabikunda cyane, bamutera imbaraga. Ubwo yari ari mu Buhinde yaje guhura na Brice Higiro w'umunyarwanda nawe wari mu Buhinde, ariko we yari azi muzika na production. Nibwo yahise atangira gukoresha indirimbo. Abanyeshuri biganaga barazikunda ndetse n'abapasiteri barabikunda cyane, bakamusaba kuririmba buri gihe. Noneho akimara kuzisohora, abantu baramukunda cyane, abo biganaga bakazisangiza abantu bose, harimo n'abanyarwanda bo mu Rwanda. Iyi studio ntabwo yari ihambaye, ni studio yari iciriritse, harimo laptop n'utundi dukoresho dukeya, ariko yaje gukora akazi. Indirimbo ya mbere yakoze yayise number 1. Abo biganaga bayisangiza kure hose hashoboka. Ubutumwa bwa Israel Mbonyi buva muri Aziya bwambuka inyanja ya Buhinde bugera mu Rwanda. Noneho mu Rwanda arahamamara. Israel Mbonyi ashimira abanyeshuri biganaga kuko ari bo basangizaga abantu ibyo yakoraga, nabo bakamushyigikira. Kandi yari ataramenyekana, yaragiye aba icyamamare atabizi. Umunsi umwe ajya ku rubuga rwa Facebook, abona umuntu wapostinze amagambo ari mu ndirimbo ye. Ubwo agira ngo uwo muntu nawe yafashijwe. Ntiyamenya ko uwo muntu ayo magambo yayakuye mu ndirimbo ye. Na papa w'umubyara yigeze kumwohereza indirimbo ye yitwa Ku migezi y'i Babuloni. Aramubwira ati, mva ukuntu uyu muntu aririmba neza. Mbonyi aratungurwa, ahita abaza mushiki we ati, papa kari kunyohereza indirimbo, waba warabimubwiye ko ari iyanjye? Mushiki we ati, oya, ntabwo nabimubwiye. Mbonyi aratungurwa. Haciyemo iminsi, papa w'umubyara aramuhamagara, aramubaza ngo, mbese ibintu ndi kumva bavuga nibyo? Izi ndirimbo ni izawe?
wazikoreye he, wazisohoreye hehe? Mbonye nawe mu kumusubiza yamubwiye ko arize. Igisubizo yamubwiye ngo ni yego, ni izanjye. Kuva icyo gihe ise yaramushyigikiye cyane, nyina nawe aramushyigikira, akamubwira ko indirimbo ze ahantu aho ariho hose, mu modoka, ku mihanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, indirimbo ze arizo gusa. Babona ko ubutumwa bwe bwageze kure. Kuva ubwo nibwo yatangiye kumenyana n'abantu, abanyamakuru ndetse n'abandi bagiye batandukanye. 2014 indirimbo ze ziracurangwa cyane, izina rye riratumbagira, ibyamamare bitangira kumumenya. Umuhanzi Adrien Misigaro niwe muhanzi wamushimishije bwa mbere, amubwira ko indirimbo ze azikunda. Mbonye arushaho kugira imbaraga, noneho 2015 arakora cyane. Abanyamakuru nabo batangira gucuranga indirimbo ze mu Rwanda. Umunyamakuru uri mu ba mbere bacuranze indirimbo za Israel Mbonye harimo Dashimo, ubwo yakoraga kuri City Radio. Mbonye ari mu Buhinde asohoye indirimbo 8, yanahawe ibihembo bigiye bitandukanye, harimo Glove Award na Best Diaspora. Yanitabiriye ibitaramo bigiye bitandukanye, harimo Enemies Conference, Gospel Festival n'ibindi bitandukanye. Agarutse mu Rwanda ku wa 10 Nyakanga 2015, yasanze abantu bamuzi cyane, atarazi ko bigeze ku rwego rwo hejuru. Gitaye ibinyamakuru byamusamiye hejuru ku kibuga cy'indege i Kanombe. Yasanze ibinyamakuru byahamutanze, batangira kumukoresha interview. Muri interview yatanze yavuze ko ari umushinga w'Imana yashyizeho ngo azayikorere. Uko yakiriwe byaramutunguye kuko yatashye kubwe ari nk'umunyeshuri utashye iwabo, ataha ntacyo yitayeho, ariko agatima karamukomanze ati noneho wakwitegura. Yavuze ko iyo asohoka atiteguye abantu bari mu museke, gusa mu gusohoka yasanze abantu ari benshi. Abona ni ibintu bidasanzwe cyane ko hari abanyamakuru benshi ndetse n'umuryango we waje kureba umwana wabo, yifuza gusubirayo gusa ntibyashobokaga. Aboneraho kwikomeza, arabisengera ati Mana uzanyobore. Akigera mu Rwanda yahise akora cyane. Mu 2017 amurika album ye ya mbere yise Number 1, amurika iyindi album ya kabiri yise Ntashyo. Tariki 25 Ukuboza 2022 amurika muri BK Arena album ebyiri, ariyo Mbwira ndetse n'Icyambu, ari nazo zigize album ya gatatu ndetse n'iya kane. Icyo gihe akaba yarakoze agahigo katakozwe n'undi muhanzi wari we wese ko kuzuza BK Arena, na wundi wari waragakoze. Icyo gihe yatangaje ko mu Ukuboza 2023 nanone azamurika album ye, akayimurikira muri BK Arena, ariyo yitwa Umusirikare, akaba ari album ya gatanu. Kugeza ubu ibikorwa yakoze muri muzika byamuhesheje ibihembo bigiye bitandukanye. Akiri mu Buhinde yahembwe Glove Award nk'umuhanzi mwiza wo muri diaspora. 2020 yitabiriye irushanwa rya African Entertainment. Iryo rushanwa nabwo niwe waje kuryegukana. 2023 yahawe igihembo mu bihembo bya The Choice Award nk'umuhanzi mwiza wo mu gospel. Si ibyo gusa kandi tujya kurangiza umwaka wa 2024 yahawe ikindi gihembo nk'umuhanzi ukomeye kandi umuhanzi mwiza wakoze cyane, akaba ari igihembo yahawe na Isango na Muzika. Si ibyo gusa kandi niwe muhanzi warangije umwaka neza, arangije umwaka yayoboye abandi, kuko ni Nasiri niyo ndirimbo yari yarakurikiranwe cyane kuri Spotify. Ugiye kureba imibare ifiteyo iri hejuru cyane kuri Spotify, yari yariye kurebwa inshuro 2 miliyoni, ikaba yararebwe n'abantu 579. YouTube yo ari hejuru cyane kuko mu mwaka umwe ararusha abahanzi bose bo mu Rwanda, harimo The Ben, Bruce Melody, Bushari ndetse n'abandi bagiye batandukanye nka Chris Easy, Bwiza n'abandi. Aba bose arabarusha cyane kuko mu mwaka umwe iyi ndirimbo yarebwe inshuro
1,164,700 abantu bayikurikiranye akaba ari 1,46,000 kuri uru rubuga dukoresha turi benshi mu Rwanda, ari narwo rubuga rukunzwe cyane mu Rwanda. Ibingibi bikaba byaratumye aba umuhanzi wa mbere mu Rwanda kugeza ubu ngubu, akaba yanarahiswemo muri African Entertainment Awards zitangwa na African Entertainment. Ubushize nabwo hari igihe yigeze no kuyitwaraho, n'uyu mwaka wabona yitsindiye ntawamenya, kuko imbaraga afite n'imbaduko ari gukora cyane, wagira ngo sinzi biri kumutera, gusa n'umugambi w'Imana nk'uko yabivuze, kandi birashoboka. Ari nayo mpamvu TV yacu yitwa Birashoboka TV Rwanda. Nawe byashoboka, wakora ibitangaza mu byo ukora byose, naho uri hose. Akazi ukora wakora ibitangaza, wakora impinduka. Gusa ikadusubikira amateka y'uyu muhanzi cyangwa se y'iki cyamamare hano, kugira ngo dukomeze tubane rero no mu yandi makuru y'ibyamamare ndetse n'amateka yabyo. Kandi subscribe, share ndetse na comment. Ndi Elos.